kwiga ishuri, shaka ishuri ry'umugabo washakanye akakubera ikibazo, shaka ishuri ry'urubyaro ukabura urubyaro, shaka ari ishuri ryo mu kazi bakakugerageza ugahura n'intambara, shaka ari ishuri ry'abantu mubana cyangwa musengana, shaka ari ishuri ry'abantu ryo mu muryango. Ahangaha rwose nkugiriye inama, ubonye iri shuri atari ishuri ryo kwiga, ukabona ari ishuri ry'abantu, ukabona abantu runaka bari kukwigisha, ni ukuri kwiye gusenga ukirukana izi ntambara utarazijyamo, kuko hano nutaba amaso uzisanga uri mu ishuri ry'umugabo, umugabo akurushye, agukubite, agutuke, akubuza amahoro, akubuze kuryama, akubuze gusinzira, yewe n'ibinarimba yishakira undi mugore. Usanga uri mu ntambara mu muryango washatsemo, bagutererane, baguvuge nabi, bagusebye, bakwandavuze, mbese bibindi bintu bikomeye. Mu ishuri risanzwe ukiga, ukaba umunyeshuri, ukiga segonderi, ukiga kaminuza, ukiga masters, ukiga PhD, izi nzozi uzirose mu by'ukuri uburose neza. Ni ukuvuga ngo uburose uri ku ishuri, uri kwiga, situation y'ubuzima bw'ishuri ni ibisanzwe. Iki ni igice, ni ukuvuga ngo hano waryamye urota wagiye mu ishuri, urota ujya muri kaminuza, urota Imana ikohereza kwiga, rwose urasenga Imana iri gufungurira umugisha, ubona wisanze ku ntebe y'ishuri. Ushobora kuba waracikije amashuri, ushobora kuba kaminuza rutarayirangiza, ushobora kuba warayirangije ko rutarajya muri masters, ushobora kuba ugiye kubona professional courses kugira ngo ubashe kwiga. Iki cyo cyambere. Icya kabiri, hari igihe urota ukabona uri mu ishuri akabantu ntubazi, ntubasobanukiwe, ntumenya nuvuga ngo ahangaha uba ukwiye gusenga, kuko ugiye gukora n'ibyo igiye kugukora bigiye gutangaza benshi. Imana iguha umugisha cyane. Ingwe wowe ubwawe ukarota ingwe kuri ruhande, cyangwa ukabona umuntu mwagendanaga, ukabona umuntu w'inshuti yawe ni ingwe. Bishatse kuvuga ko uyu muntu ni umunyamujinya, kuko ingwe igereranywa n'umujinya, igereranywa n'uburakari, n'umunyamujinya, n'umunyamahane. Uwo muntu ni umunyamahane ku rwego ruri hejuru. Uyu mujinya, uyu ntambara ze, mbese ukwiye gusenga cyane. Nimba ari wabyirote ukabona uhindutse ingwe, nuvuga ngo ukwiye gusenga ukirukana uwo mujinya, ukirukana izo mbaraga z'umujinya, ukirukana izo mbaraga z'ubugome, ukirukana izo mbaraga zisharira mu buzima bwawe. Nimba ari undi muntu waziroteye kuri wowe, ukabona uwo nawe ahindutse ngo akwirukaho, menya ngo umuntu agufitiye inzika, agufitiye ubugome, agufitiye umujinya. Ahubwo senga ataragira icyo agutwara, senga ataragira ibyo yangiza ku buzima bwawe, senga ataragira ibyo yangiza muri business yawe. Shalom bene data, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana kuri mwese, turabakunda kandi twishimira kubana namwe. Iyi ni Pentecost Life TV. Imana iguha umugisha wo dukunda kandi ukadukurikira. Imana iguha umugisha wakoze abone cyangwa wakoze subscribe kuri iyi channel, kandi nawe utarayikoraho reba hejuru ukora subscribe, kandi Imana iguha umugisha cyane. Uyu munsi wa none twongeye kugaruka n'ubundi nkuko iyi channel yacu yicaho ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana n'indirimbo. Tugiye gutangira dusenga mbere ya byose kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda zose zigiye gukorerwa kuri iyi channel yacu. Imana data wa twese, Imana ikiranuka, tugushimiye ko turinda ku manywa na nijoro, turinda atari uko dukwiriye, turinda atari uko dukiranuka. Ya masaha turi imbere yawe, twirukanye imbaraga zose mbi z'umwijima wabanye natwe. Tugushimiye kuri Imana nziza. Ya masaha tubonetse ahera hawe, reka mwami nyir'icyo tugiye kuvuga ibyawe, ubane natwe, twambike imbaraga, turinde kuvanga, turinde kwandavura, turinde ibitwangiza. Duha ubugingo bwawe, duha umugisha wawe. Dusengera abadukurikira, abari hafi n'abari kure, ubarengere. Mfubyi n'abapfakazi ubagarukeho, ubahihumure, ubaha ubuzima. Badafite kibirengera na kivurira, ubagarukeho. Bamaze iminsi bari kurira, ubahoza amarira, ahubwo bashimisha ibyishimo biruta ibyo bishimye minsi ya mbere yabo. Urushaho kubaha umunezero. Barafite ingo zenda gusenyuka, utahe nk'Imana, uwinjire mu ngo zabo, ububakire. Bamaze igihe basengera urubyaro barubuze, wigwatirize kubagirira neza, ubizeze kubatabara. Uri Imana itanga urubyaro mu muzo wa mbere, uri Imana itanga urubyaro mu muzo wa kabiri, uri Imana itanga urubyaro ku bakuze, uri Imana itanga urubyaro ku bari bararubuze, kandi wabaho ukabashumbusha. Mwami ndasenze kugira ngo ugaruke kuri buri muntu. Abashomeri bamaze igihe bararangije, babuze akazi, babuze igishoro, babuze icyerekezo. Ni wowe ufite icyerekezo, ni wowe utanga
kubaho ntutanga ubuzima ubiyereke rwose tuzagushima uhinduye amateka yabo tuzagushima uhinduye ubuzima bwabo tuzagushima hari abavuga ko Imana yabatabaye bari mu buhungiro bakureyo bari mu ngorane bakuremo abarwayi bakize bamaze igihe mu bisesero by'uburwayi bakize abana y'indwara igihe kirekire zigenda nubakize uri Imana itabara kuri abantu mu rupfu kuri abantu mu ikuzimu ahubwo bashyire mu gitabo cy'ubugingo bongere bahemburwe rwose ndagushimiye kubyumvishe kandi gushimiye kubikoze abari bwumve kino kiganiro n'abazacyumva bazahemburwe rwose gushimiye ku byose ubitunganya ni mu izina rya Yesu amen amen amen. Turi ku gice cya 4 cyo kurotora inzozi. Hari abagiye bagerageza kutwandikira bakatubaza bakaduhamagara nimba nawe ufite ikindi kintu umaze iminsi urota ukaba utagisobanukiye watwandikira muri comment cyangwa ukatwandikira kuri nimero ya WhatsApp tuba twashyize muri comment cyangwa iri kuri YouTube kugira ngo urusheho kwa wabona ubusobanuro. Uyu munsi tugiye guhera ku nzozi zikurikira. Hari igihe urota urimo kwiga ukarota uri mu ishuri urimo kwiga ukarota uri kumwe n'abantu ufite umwarimu akuri imbere. Bino bintu birasobanutse kandi bisobanuye mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere hari igihe urota ujya mu ishuri risanzwe ukiga ukaba umunyeshuri ukiga segonderi ukiga kaminuza ukiga masters ukiga PhD. Izi nzozi zirose mu by'ukuri uburose neza nukuvuga ngo uburose uri ku ishuri uri kwiga situation y'ubuzima bw'ishuri ni ibisanzwe. Iki ni igice nukuvuga ngo hano waryamye urota wagiye mu ishuri urota ujya muri kaminuza urota Imana ikohereza kwiga rwose urasenga Imana iri gufungurira umugisha ubona wisanze ku ntebe y'ishuri. Ushobora kuba waracikije amashuri ushobora kuba kaminuza rutarayirangiza ushobora kuba warayirangije ko rutarajya muri masters ushobora kuba ugiye kubona professional courses kugira ngo ubashe kwiga. Iki cyo cyambere. Icya kabiri hari igihe urota ukabona uri mu ishuri akabantu ntubazi ntubasobanukiwe ntumenya nuvuga ngo ahangaha uba ukwiye gusenga kuko ugiye kwiga ishuri. Ushaka ku ishuri ry'umugabo washakanye akakubera ikibazo, ushaka ku ishuri ry'urubyaro ukabura urubyaro, ushaka ko ari ishuri ryo mu kazi bakakugerageza ugahura n'intambara, ushaka ko ari ishuri ry'abantu mubana cyangwa musengana, ushaka ko ari ishuri ry'abantu ryo mu muryango. Ahangaha rwose nkugiriye inama ubonye iri shuri atari ishuri ryo kwiga ukabona ari ishuri ry'abantu ukabona abantu runaka bari kukwigisha kuri kwiye gusenga ukirukana izi ntambara utarazijyamo kuko hano nutaba amaso uzisanga uri mu ishuri ry'umugabo akurushya agukubite agutuke akubuza amahoro akubuze kuryama akubuze gusinzira yewe n'ibinarimba yishakira undi mugore. Usanga uri mu ntambara mu muryango washatsemo bagutererane baguvuge nabi bagusebye bakwandavuze mbese bibindi bintu bikomeye. Urumva ushaka gusanga umuryango wanyu bagiye kukubuza amahoro bagiye kukuroga bagiye kuguhagurukira bagiye kukuvuga bagiye kugusebya bagiye guca umubano wawe nabo. Bishobora kuba ku kazi ugasanga uri ku ishuri umukoresha bakakubera ikibazo bakorege bakakubera ikibazo mukorana. Ibi byose n'urota uri ku ishuri ukabona abo bantu uri kumwe nabo urabazi ukabona ko si ishuri ryo muri classe ukabona uriga ariko nturangiza ukabona uriga ariko nturi gusohoka ukabona uriga ariko nta gihe uri kubona ko wimu kujya ku wundi mwaka. Ni ukuri senga cyane. Hari igihe umuntu ajya mu iri shuri akazuka kabura n'ukuri ufite ubwenge wajya gukora ibizami mukabitsinda mu kanya wa mwanya ukava ku isoko wamara gukora ukabitsinda mu kanya wa mwanya bakawukuraho wabudepoje ahantu wa mwanya ukahagarara wabona wanatsinze ugihembwa rimwe hakavuka mu ibibazo ugasanga akazi karagaza. Mbese iki gihe usaba gusenga Imana kugira ngo igukure kuri level imwe ya ishuri ujye ku yindi level. Imana itugire neza cyane. Hari ukurota uri ku ifarasi
farasi ni umugisha, Imana igiye kugutembereza, Imana igiye kuguheka, Imana igiye kukujyana, igiye kukugenza imahanga, igiye kukugendesha iki gihugu, igiye guhaye umugisha. Hari ukuro turi mu ndege, Imana iguhaye visa, iguhaye ibyangombwa, umaze igihe ubisengera, ni ukuri niwakira ibyangombwa kuko Imana yakusuye, yakugendereye. Hari igihe urota ukarota ngo uri ku mugongo w'ikizu. Ni ukuvuga ngo iri ni ijambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, yarotaga Abisirayeli batarurwa bava mu mahanga atandukanye bahetswe ku mugongo w'ikizu. Nta kindi kizavuga, yari indege. Dore Imana iguhaye visa, dore Imana iguhaye uburyo bwo kujya mu mahanga, dore Imana yongeye kugucira izindi nzira, dore Imana iragutabaye, dore Imana iguhaye umunezero, dore umutima wawe urishimye kuko Uwiteka Imana atareba nk'abantu. Hari ikintu Imana ikoze inyuranyije amaboko bitavuga Imana, kuko ibyo iherutse kugukora n'ibyo igiye kugukora bigiye gutangaza benshi. Imana iguha umugisha cyane. Kurota ingwe, wowe ubwawe ukarota ingwe kuri ruhande, cyangwa ukabona umuntu mwagendanaga, ukabona umuntu w'inshuti yawe ni ingwe. Bishatse kuvuga ko uyu muntu ni umunyamujinya, kuko ingwe igereranywa n'umujinya, igereranywa n'uburakari, n'umunyamujinya, n'umunyamahane. Uwo muntu ni umunyamahane ku rwego ruri hejuru. Uyu mujinya, izi ntambara ze, mbese ukwiye gusenga cyane. Nimba rero wabyirote ukabona uhindutse ingwe, nuvuga ngo ukwiye gusenga, ukirukana uwo mujinya, ukirukana izo mbaraga z'umujinya, ukirukana izo mbaraga z'ubugome, ukirukana izo mbaraga zisharira mu buzima bwawe. Nimba ari undi muntu waziroteye kuri wowe, ukabona uwo nawe ahindutse ngo akwirukwaho, menya ngo umuntu agufitiye inzika, agufitiye ubugome, agufitiye umujinya. Ahubwo senga ataragira icyo agutwara, senga ataragira ibyo yangiza ku buzima bwawe, senga ataragira ibyo yangiza muri business yawe, senga ataragira ibyo yangiza ku rubyaro rwawe, senga ataragira ibyo yangiza mu muryango wawe, senga ataragira ikintu asenya, kuko uwo muntu ingwe ni inyamaswa igaragara nk'umujinya, ni inyamaswa igaragara nk'ingome, ni inyamaswa igaragara nk'ikintu mbi cyane ku buryo uhuye nawe mu nzira ntunamenye uko byagenze, nawe ubwawe utakaza stabilite, kuko iriyoberanya, irishushanya. Uyu muntu yakwishushanyaho akakwereka ko muri inshuti ariko agendere ku kwangiza, yakwishushanya akwereka ko ari inshuti yawe agendeye kwa wa musore we. Uyu mukobwa yakwishushanya akwereka ko muri inshuti ariko akeneye kugusha mu byaha, wa mukobwa nawe yakugusha mu byaha, wa mubyeyi nawe wa mugabo. Umukwiye kuba amaso n'ubona uyu muntu agahinduka ingwe, jya umenya ko ufite ingorane n'ibyago byinshi ku buzima bwawe. Nubona uramutse urose wikoreye imiba, ahangaha urimo urazana abantu kuri Kristo. Komeza usenge, komeza ubwiriza abantu, komeza ubwira abantu iby'agakiza, komeza ubahugure, komeza ubaganire, kuko Imana yagushimye, Imana yakubonyemo. Nuvuga ngo umuririmbyi nuvuga ngo tuzatunda imiba, tuzikorera imiba, tuzatunda imiba tunezerewe. Gutunda imiba ni ugukorera Imana, ni kugeza abantu kuri Kristo, ni ukuzana abantu ku mwami, ni ukuzana abantu muri Kristo, ni ukuzana abantu ku gakiza, ni ukuzana abantu mu bihe byo gusenga, ni ukuzana abantu mu bihe by'umwuka, ni ukuzana abantu mu bihe by'amasengesho. Imana iguha umugisha cyane, kuko wagize umuhate wo kuzana abantu kuri Kristo, kuko wagize umuhate wo kubwiriza abantu iby'ubutumwa bwiza. Hari umubyeyi umwe njya nibuka, igihe cyose umusanze ahantu, igihe cyose aho umusanze, akuganiriza agakiza, akuganiriza ibya Kristo, kandi abarimo aracuruza, kubwira inzira y'umusaraba, kubwira Kristo, kubwira uwabanga, akakubwira uburyo yazutse, akakubwira imbaraga z'umwuka, akakubwira uburyo mu mwuka ari umumaro. Igihe cyose akajya abona agacuruza, akajya abona akagurisha ibyo acuruza, afite ibintu bifatika, ariko ntabwo yibagirwa saraba, ntabwo yibagirwa Kristo, ntabwo yibagirwa imbaraga ze, ntabwo yibagirwa amavuta, ntabwo yibagirwa agaciro ko kutubambirwa. Haleluya, haleluya. Nimba warose wikoreye imiba, dore Kristo akushimye ko ari wowe mugabura, ari wowe muntu kwe kuyobora abandi. Imana iguha umugisha cyane. Hari igihe urota abantu bakwikoreye, ukabona umuntu akwikoreye nko mu gateyo. Ahangaha uri mu ntambara, uyu muntu arimo arakusebya, uyu muntu arimo arakuvuga, uyu muntu arimo arakwangisha abantu, niyo mpamvu akwikoreye. Uyu muntu ni umugome, uyu muntu agufitiye ubugome, uyu muntu agufitiye inabi, uyu muntu agufitiye umujinya, uyu muntu agufitiye inzika. Arakwikoreye, arimo arakubungana mu bantu,
arimo arakuvuga nabi, arimo aragusobanura uko utari, arimo agenda agusebya uko utari, arimo agendere kukuvuga nabi kugira ngo utakaze agaciro, utakaze akazi wari uriho, wamburwa ijambo wari ufite, wamburwa agaciro wari ufite mu masengesho, wamburwa agaciro umaranye iminsi mu ivugabutumwa, wamburwa agaciro umaze iminsi muri korari, wamburwa agaciro umaranye iminsi mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ubwire ngo nusenge kugira ngo Imana igutabare, igukize uyu muntu wakwikoreye, igukize uyu muntu umaze igihe akwikoreye, uyu muntu aguture, uyu muntu asobanukirwe ko akurwanya, uyu muntu asobanukirwe ko ari umwuka mubi wamuteye utuma guhagurukira, utuma kuvuga, utuma gusebya, utuma kwandagaza, utuma agenda kuvuga uko tari, utuma ashaka kwambura ijambo. Ariko n'Imana yari iguhaye, nubwo yagusebya Imana ihagararanye nawe, nubwo yakuvuga Imana izakurinda, nubwo ashaka kukumenera amavuta Imana izayahagararaho. Ayo mavuta we ntacyo azaba, kuko atari we wamurwanyije, ari Satani yamunyuzemo. Komera ushikame, Imana irakuzi. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Hari ukurota abantu bari mu matongo, urota iwanyu aho mwahoze nta muntu ukihaba, amazu yarasenyutse, byararangiye, buri munsi uko uryamye ukarota uri mu matongo y'iwanyu, uko uhuri ukarota uri mu matongo y'iwanyu, aho wicaye ukarota muri mu matongo, wongeye kuhaba ngo uhahura n'abanyogosenge baragiye. Reka nkubwire ngo ibi bintu ni bibi, reka nkubwire ngo ibi bintu ni inshuti yanjye, mushiki wanjye, ibi bintu ni bibi. Aha hantu uri kurota buri munsi, ibi ni ibishaka kugusubiza mu buzima bubi, bishaka gusubiza mu buzima bw'imibabaro, bashaka gusubiza aho wavuye. Kenshi biterwa niko imiryango imwe n'imwe, hari ibisekuru imwe n'imwe biba byaraterekereye, bifite ibintu bakoreragaho abantu barabanzwe n'ibiki byose. Mukaba iminsi wa none ntukiba muri iyo myuka mibi, ntukigendera muri yo, warakishijwe, wamenye inzira y'agakiza, ariko irashaka y'ubwayo. Ya myuka mibi irazerera, yifuza ko wasubira muri bya bintu, yifuza ko wasubira mu matongo y'iwanyu, yifuza ko wasubira muri bya bindi iwanyu bahozemo. Nimba iwanyu bararogaga, nimba iwanyu baraterekeraga, nimba iwanyu barafite karani, ayo matongo uri kurota nukugira ngo usubire muri karande z'iwanyu, zazini zo gusambana, zazini zo kubyara abana benshi batahuje ababyeyi, zazini z'ubusinzi, zazini zo kwiba, zazini zo kutarama, zazini zo kubaha abantu badafite epfo no haruguru. Imana Satani arashaka kugusunikira amatongo y'iwanyu, ariko nagira ngo ubwire ngo senga, kuza umutima wawe mu matongo y'iwanyu, hinduza igisekuru mu buryo bw'umwuka. Imana iguha igisekuru gifite stabilite, Imana iguha igisekuru gituje, Imana iguha igisekuru abana bashaka, Imana iguha igisekuru abana biga, Imana iguha igisekuru kitarimo imyuka mibi, Imana iguha igisekuru kirimo umunezero, Imana iguha igisekuru kitarimo urusaku. Imana ikurinde gusubira mu matongo y'iwanyu, Imana igukure mu bukene. Dore abantu banyu nta muntu wakoraga, nta muntu wambaraga, nta muntu wamesaga, nta muntu wasaga neza, none umaze gukaraba, umaze guca. Imana irakwambisa, Satani atangiye kugusubiza mu matongo y'iwanyu. Ndege nkubwire ngo ayo matongo ni mabi. Imana ikurinde ayo matongo, Imana ikurinde itongo ryo kubyara mu gasozi, Imana ikurinde itongo ryo guturugo, Imana ikurinde itongo ryo gusenya. Iwanyu ntimwubaka, mu muryango wanyu nta umarana n'umugabo imyaka ngo bagumane, nta umarana n'umugore imyaka ngo basazane. Ariko ndege ngo usengere ngo nkwatura amagambo ngo iryo tongo nurivemo, iryo tongo ryo gusenya ingo niri kuva mu izina rya Yesu. Nta mwana ushaka ataragira imyaka 30, iryo tongo ryo gushaka mushajeje imyaka 35 40 niveho, mukabyara umwana cyangwa ntimumubone. Izo mbaraga mbi turazana, ryo kutabyara turaryana. Iryo tongo ryo mu muryango niryo rishaka gukomeza kugukurukira. Ariko Imana igaruke iguhindura amateka, uhinduza igisekuru cyawe, watura amaraso ya Kristo ku buzima bwawe, agukure mu gisekuru kibi, agukure mu gisekuru kiroga, agukure mu gisekuru giterekera, agukure mu gisekuru kitabyara, agukure mu gisekuru gipfusha abantu bagakenyuka, agukure mu gisekuru gipfusha abana, agukure mu gisekuru cy'ubutindi n'ubukene, agukure mu gisekuru abana batiga, abantu batajya mu mashuri, igukure mu gisekuru nk'icyo, ikuremera igisekuru nk'icy'Aburahamu gifite umugisha kandi gifite n'amagambo meza y'ubuzima. Imana itugire neza cyane, Imana ikugire neza cyane, Imana ikugire neza cyane. Warose uca mu kiyaga, abonye uri mu kiyaga wambuka ubwato, ubona ugiye kwambuka ntiwambutse, uhita kukanguka. Warose uri kwambuka mu kiyaga, umbona ugira ubwoba ugiye gukandagiramo. Iki kiyaga kenshi cyambutse, hari igihe Imana igihe cyawe kiba gishyitsi kwambukije.
ariko warose utarambuka, wakangutse utarahagera. Imana iracyaguhaye ubuzima, Imana iracyaguhaye iminsi. Ubu bwato n'ubuzima, ubu bwato n'ubuzima turimo, iyi nyanja n'isi turimo turambuka isi tujya hakurya, tujya aho Yesu Kristo ateganyije kutwakirira. Ariko nubwo wakangutse utarahagera, ntabwo igihe cyo gutaha cyawe kiragera, ntabwo igihe cyo kugenda kwawe kiragera. Wowe ufite ubwoba bwo gukandagiramo, ntabwo uri bugende nonaha, ntabwo igihe cyawe kiragera. Wowe n'umwanzi ashaka kugutwara, ariko Kristo aguhagazeho, ariko Kristo arakurinze. Ariko nimba wakangutse ubonye wamutse, tangire wisenge, tangire wizere Imana, tangire wihane, tangire wiboneze, tangire wizere ko igihe cyawe cyenda gusohora. Kandi umenye ko isaha ariyo yose Kristo yaguhamagara, kandi ugende ukijijwe, ugende rwose bimuririmbye ngo ugende byawe n'Imana. Nawe ugende umenye ko byawe n'Imana, umenye ko Kristo agushaka, umenye ko Kristo ari kukwitegura, mukwe amaze kugera ku marembo. Tangire wambara umwambaro w'igitare kandi rwose mwiza cyane. Imana iguhe umugisha cyane, Imana iguhe umugisha cyane, Imana iguhe umugisha cyane. Kurota urimo urahinga, kurota ufite isuku urimo urahinga, yisuka n'umurimo w'Imana. Kora cyane, kora mu murimo w'Imana, korera Imana izaguhemba, korera Imana izakwitura, korera Imana izakunezeza, korera Imana izaguhemba, Imana izakugeza ku kigero gikwiriye. Uzakomera, uzarama, uzagera kure. Imana niguhe umugisha cyane. Ariko nimba wararose isuka, ukabona isuku urayibuze, nayo nkubwira mu murimo w'Imana ufitemo ikibazo, mu murimo w'Imana waratakaye, mu murimo w'Imana urimo ariko waratakaye, mu murimo w'Imana watakaje iby'agakiza, watakaje iby'umwuka. Uraririmba ariko warabitakaje, urabwiriza ariko warabitakaje, urashumba ariko warabitakaje, urahanura ariko warabitakaje. Shaka isuka nimba utayifite, kuko ntawe uhinga areba inyuma, kuko ntawe uhinga adafite isuka. Nukuri mu murimo w'Imana watakaje ibihe by'umwuka wahoranye n'Imana, watakaje ibihe byiza wahoranye n'Imana, watakaje ibihe by'ububyutse wahoranye n'Imana, watakaje ijwi ry'Imana ryakongoreraga, ryagusuraga, ryavuganaga nawe, wararitakaje. Ariko ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, wongere usaba Imana yinginge, yongere igaruke mu buzima bwawe, yongere igaruke mu ivugabutumwa ryawe, yongere garuke mu buririmbyi bwawe, yongere garuke mu buhanuzi bwawe, yongere garuke mu buhanzi bwawe, yongere garuke. Dore hari igihe wayitakaje kubw'ibyo wakurikiye, hari igihe wayitakaje mu gihe wari uraka ibiguzi, hari igihe warayitakaje mu gihe wabaye igihe udasenga, hari igihe warayitakaje mu gihe wari umuhanura kukibagirwa ko Imana ariyo yakubwiye ko izakujya imbere. Ntiwibuke ko ubanza kuyibaza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi bihe byose wasenga Imana. Iyi channel yacu yitwa Pentecost Life TV. Mu by'ukuri dukeneye ibikoresho, harimo kamera, harimo microphone, harimo tripod, harimo itara. Ariko tubonye kamera, ibindi byose twagenda tubishaka gake gake. Gusa hagize ikintu cyari cyo cyose wifuza kudufashisha, hari nimero hasi muri comment, utwandikire. Ushaka ufite kamera bati ngenda akorera umugisha, iyi kamera uzuyifata iyo uyikoresha umurimo w'Imana. Ushobora kuba ufite ubushobozi, iyo telefoni iri muri Momo, wakoresha Western Union, wakoresha MoneyGram, hariho amazina yayo ibaruyeho kugira ngo Imana iguhe umugisha cyane. Nziko Bibiliya bangu, nziko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nziko igihe kimwe tuzatuyifite kandi dufite ibyiringiro. Ntabwo Imana yadukoze isoni, cyane ko natwe tutayikoze isoni, kuko mu bintu Imana itanga, mu bintu Imana ikora, niyo migisha irimo. Imana iguhe umugisha cyane. Turagukunda aho dukurikira, kandi ukoreho subscribe, ukoreho like na comment na share. Imana iguhe umugisha cyane. Shalom shalom, mugire ibihe byiza.